niki bakeneye gukora kugira ngo barenge ku masezerano yo guhagarika imirwano? Uzabimenya kuko nzabikubwira. Bo bazi icyo bagomba gukora kandi bazi n'icyo batagomba gukora. Icy'ingenzi kurushaho bazi ibyo batagomba gukora. Kandi uzi ko barashe bakoresheje amato mato cyane ameze nk'aho nta mbaraga afite. Ayo twakwita amato mato cyane. Uzi impamvu? Nuko batagifite amato akomeye. Ingabo zabo zo mu mazi zigizwe n'ayo mato mato mato. Barayita amato mato mato ngo ariko yihuta cyane. Yego arihuta cyane ku buryo 8 muri yo bari bafite, ariko yose yarashize. Niyo yihuta ariko si yakwihuta kurusha misile. Misile irihuta kurushaho. Yose yarashize. Ubu barimo gushakisha andi mato mato kugira ngo bagerageze guhangana n'ingabo zacu zo mu mazi zikomeye cyane. Dufite ingabo zo mu mazi zidasanzwe. Uzi ko twashyizeho igikorwa cyo gufunga inzira z'amazi, nta bwato na bumwe bwigeze buhanyura. Hari abagerageje ariko moteri zabo zarahagaritswe. Urumva ntekereza ko wibuka kimwe muri byo. Byari igikorwa gikomeye cyane. Ubwato bwashatse kuhanyura burenga ku mabwiriza, barabwihanangirije, babwihanangiriza kutabikora, babwihanangirije inshuro ya kabiri n'umusirikare ukiri muto wo muri Annapolis wari ufite icyubahiro kidasanzwe. Yaravuze ati ntubikore. Hanyuma aravuga ati muve mu cyumba cya moteri. Akoresheje indangururamajwi ikomeye cyane yumvikanira hejuru y'amazi, aravuga ati mufite amasegonda 10. Hanyuma uvuye ku ntera kilometero zigera kuri 6, isasu rimwe gusa ryahise rijya muri moteri. Ubwato bwahise buhagarara vuba cyane. Barashe moteri n'isasu rimwe gusa. Ntabwo ari misile, kuko batashakaga gusesagura misile ku kintu cyoroshye gutyo. Hari n'ikindi cyabaye mu mwaka wa 2000 ku bwato bunini cyane ku isi. Bwaraburiwe babubwira bati subira inyuma by'ako kanya, bitaba ibyo mu masegonda 10 turakurasa. Ubwato burasubiza buti yego ndasubira inyuma njya muri Irani. Ibyo nuko byarangiye. Byasabye kugenda ibirometero byinshi kubera ko bwari bunini cyane, ariko baratwubaha. Ubundi ntago bari basanzwe baduha agaciro, ariko ubu baratwubaha kurusha mbere hose. Igihugu cyacu ubu nicyo kiri imbere cyane ku isi. Dufite igihugu cyari cyarapfuye igihe cyayoborwaga n'itsinda ry'abantu bafite imipaka ihora ifunguye, bemerera abantu bose kwinjira. Harimo n'abaturutse muri Kongo n'ahandi henshi ku isi. Abantu baturukaga no mu magereza no mu bitaro by'abafite ibibazo byo mu mutwe. Iyo batsinda amatora iki gihugu cyari kuba cyarapfuye burundu, ariko ubu nicyo gihugu kiri ku rwego rwo hejuru cyane ku isi. Hanyuma niba ibyo bikorwa bikurikiye kurasa ayo mato agerageje gucara kuko yabwiwe cyangwa se yijejwe ko igisirikare cya Amerika gitangije umushinga wo guherekeza ayo mato y'ubucuruzi, hari ibihugu byashatse kwita biprofita cyangwa se ayo mato yafatiwemo harashaka guprofita ngatambuke, asanga IRGC yubatse urukuta rw'umutamenwa muri Hormuz. Nago iyi project guhagarara bishingiye ku bushake bwa Amerika, bishingiye ku gitutu ni kigaragaza tension cyangwa se urwego iyi ntambara igezeho. Uribuka Amerika itangiza gato ino operation Epic Fury. Niba byibuka numva baratanze iminsi itarenze 3. Niba ndi kubyibuka neza, batanze iminsi mike tukugenda tukaharasa tukica abayobozi dushaka, tukarimbura ibikorwa bya gisirikare na site nucleaire tukigarukira. Ubu uyu munsi sindi kubara iminsi neza nyikurikiranya, ariko n'Ubushinwa rero buri kumva icyo cyuho cya Iran, kandi koko bagomba kucyumva kubera ko Iran nyine yari bafatiye runini mu kubagezaho ibikomoka kuri petrol kandi ku kiguzi cyo hasi. N'Ubushinwa buri kurengera inyungu zabo z'ubukungu nk'igihugu cy'ibrandinze uko kugira ngo nabo nyine uruhare rwabo rwumvikana. Nubwo bashaka kugeza indi alternative, Ubushinwa bura nabwo burakungahaye cyane, ntibabura naho bakuriye ibyo bikomoka kuri petrol, ariko si
ntabwo twari twarabyitayeho cyane, ariko muri Bibiliya imirongo 2300 ivuga ku mafaranga. 15% by'inyigisho Yezu Kristo yatanze zavagaga ku mafaranga. Ngiyi impamvu nawe uyavugaho kenshi. Gusa wowe ibyinshi uyavugaho nuko ntayo ufite. Kubera iki kandi Cresol Finance Limited ihari? Ukeneye amafaranga yihutirwa nk'ayo kwishyura ibicuruzwa byaheze majerwa, ay'umusoro, ayo kwivuza, ay'ishuri ry'abana. Ibi ni ibibazo Cresol Finance Limited yagufasha gukemura. Cresol Finance Limited ni kimwe mu bigo Banki Nkuru y'u Rwanda BNR yahaye uburenganzira bwo gutanga serivisi z'inguzanyo mu Rwanda ku nyungu nto. Cresol Finance Limited itanga inguzanyo zihuje n'ibyo umuntu akeneye. Amafaranga yihutirwa yo gukemura ibibazo, personal loan, ayo kwivuza byihutirwa, emergency cyangwa medical loan, amafaranga y'ishuri ry'abana, school fees loan, ndetse n'amafaranga yo kuzamura ubucuruzi bwawe, business loan. Aya yose bayaguha byihuse cyane. Cresol Finance Limited iguha inguzanyo mu gihe kitarenze amasaha 28. Mu gihe harimo kwandikisha ingwate ntabwo birenze amasaha 48. Ushobora kwishyura mu kwezi kumwe, amezi 2 kugera ku mezi 4 bitewe n'inguzanyo wifuza uko ingana. Muri Cresol Finance Limited ntabwo baguha amafaranga gusa, ahubwo banagufasha kuyakoresha neza. Bakugira inama mu birebana no gukoresha neza inguzanyo hawe, bakurinda kugwa mu gihombo. Basange mu mujyi mu nyubako ya Tropical Plaza ahateganye na T2000 Supermarket muri etage ya 4. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 81 49 1053 cyangwa 07 88 21 7068. Wanasura urubuga rwa internet wa eshatu@cresolfinance.rawa. Email ni info@cresolfinance.rawa. Aha ni kuri Kigali Universal Language School nk'uko mubibona. Ni ishuri ryigisha indimi zitandukanye, indimi mpuzamahanga. Harimo Icyongereza, Igifaransa, Spanish, Dutch, Chinese language, Portuguese n'izindi. Hanyuma tukaba duha abanyeshuri trainings zijyanye nanone na IELTS, TOEFL, Duolingo, DELF, TEF, TCF, kugira ngo bagere kuri level babasha kubona izo certificates. Rero ntabwo ari ibintu bitinda. Kimwe mu byo tubanza gukora no ku making sure level umunyeshuri agomba kujyamo kandi akaba ariyo atangirana nayo kugira ngo agire skills zihagije kandi azamuke neza. Hanyuma tuba tufitiye kandi nanone abarimu b'abahanga, ndetse natwe ubwacu tugerageza mu buryo buhagije kubaha trainings ziri efficace cyangwa se zihagije, aho umunyeshuri cyangwa se umwarimu, katubanze tuvuga umwarimu, aho umwarimu abasha gukoresha abanyeshuri mu buryo bukwiriye butanga umusaruro mu rwego rwo kuvuga. Tugira isomo ryitwa public speaking, rigomba kuba muri buri classe kugira ngo umunyeshuri arangize azi kuvuga Icyongereza neza. 60% ibyo dukora bari ibijyanye no gufasha abanyeshuri kumenya kuvuga ururimi neza no kurukoresha uko bikwiriye, yaba mu buryo bwa pronunciation, ari uburyo wumva umuntu aza wenda atabasha no kuvuga na gake, ariko n'ibyo avuga ugasanga avaga mu rurimi rwahaturuka ugasanga ntabwo bimeze. Ibyo byose tugenda tubikosora ku buryo umuntu abasha gukoresha ururimi uko bikwiriye. Ntabwo bitwara igihe kinini kuko iyo tumaze gutestinga level z'abanyeshuri aho dusanga bakeneye kwiga like 3 months, kandi tukabaha umwanya uhagije tukabakosora tukabitaho. Yes, reka tubasuhuze tunabaha ikaze mu biganiro n'amakuru hano kuri Nkuye mu Ruge Yves Official. Turizera ko mumerewe neza, turizera ko ibyo muri gukora byose biri kugenda bibahira cyane. Ubwo kandi nako tuboneraho ko batumira ngo mube hafi tubane tuganire kuba bitandukanye hirya no hino. Nitwa Janvier Haki, Semugeshi Bayingana arahari cyane. Semugeshi na mahoro? Na mahoro cyane Janvier, waramutse? Mwaramutse neza. Gitondo cyiza. Gitondo cyiza cyane kuri twese, cyangwa se umugoroba bitewe n'ingenga bihe. Ubu hari abantu ikiganiro bashaka kukibona mu masaha y'umugoroba. Kibone umugoroba cyangwa
cyangwa se mu masaha y'igicamunsi. So ingengabihe muri buze kutwumviraho ariko yose rwose twebwe wa mugira ibihe mugani byiza. Twe turi mu masaha y'igitondo. Turi mu masaha y'igitondo kuri kamera. Nawe umeze neza? Ndashima Imana cyane rwose. Cyumweru ibintu bikomeje kugenda bicamo. Cyumweru kiri kugenda neza nk'ibisanzwe. Yabarangiye nkunda kukubwira ko as long as nabyutse nkegura umutwe nkabona birakunda, mba nyifite icyizere ko ibintu bigomba kugenda neza. Ari sawa cyane. Umwaka twanawujyanye umunsi tugeze ku itariki 6 kwezi ni ukwa gatanu. Tariki iri gusatira kimwe cya kabiri kigize umwaka. Sure, amatariki iri kwihuta, bari n'umwanya nanone kandi wo kongera bimwe byitwa self evaluation abajya babikora. Buriya bari igihe cyo gufatirana. Kurumva niba tumaze gukuraho 40 hafi na 5%, ushobora kureba ati kungenga bihe ibintu nihaye gukora ngezehe. Amezi 5 igihe cyiza cya evaluation cyane. Ngezehe ndahindura iki cyase ni ngomba gukira imbaraga. Byose rero collectively abari byo kudufasha nayo mpamvu kwibukiranye n'ibihe turimo. Nayo mushimira cyane. Yego, reka twigire mu kiganiro mu burasirazuba bwo hagati, aho n'ubundi intambara zikomeje kuba intambara. Hano hari igitangazamakuru cyitwa Open Source Inter cyasubiyemo inkuru cyakuye kuri televiziyo n'ubundi ya leta ya Iran Fars. Yego. Cyatangaje ko Trump ibi cyavuze ko televiziyo ya leta ya Iran Fars yatangaje ko Trump yongeye gusubira inyuma agahagarika Project Freedom. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati ni nyuma yo guhura n'imiburo ikomeye cyane yatanzwe na Repubulika ya Kisilamu ya Iran. Yatangaje uyu munsi mu gitondo ko gahunda ya gisirikare mu nkomane ya Hormuz yayihagaritse by'agateganyo. Iyi televiziyo mu gihugu cya Iran ikirimo iravuga ko byatewe n'imiburo ya Iran. Gusa ku ruhande rwa Trump yavuze ko ibi ngibi yabitewe nuko ashaka ko habaho umwanya mwiza wo kuganira, kugirana amasezerano hagati y'uruhande rwa Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hano tugaruke kuri iki gikorwa Trump yari yatangije. Ejo nibwo twabonaga abahagarariye ingabo barimo Pete Hegseth ndetse na General Kain barimo baravuga ko iki gikorwa gitandukanye na Epic Fury. Ngira ngo wenda ibingibi turazana byo guhita tubihuza nibi turabigarukaho. Reka duhera ahangaha. Ubundi uku guhagarika iki gikorwa hadaciyemo n'iminsi 3 kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni iki bivuze? Ese Iran yiravuga ko ari igitutu cya Leta Zunze Ubumwe cya Iran, imiburo myinshi yatanzwe na Iran. Trump aravuga ko ari amasezerano. Ibi bintu urabihuza gute byombi? First of all ni pression militaire ya Iran. Kuko iyo biza kuba ari uguhagarika ya project ubushize tuganira numva ari kwa mbere iki cyumweru turimo, nibwo nakubwiraga ko hari uwo mushinga utageze ku musaruro mu mateka ya Amerika mu mishinga yose bagerageje. Umaze igihe gito kandi udatanze n'umusaruro. Iyo biza kuba ari uguhagarika iyi project Freedom kugira ngo bahe umwanya ibiganiro, n'ubundi ni projet bipoje cyangwa se bashyizeho no muri bya bigano bigihari. Sinzi muri icyo kintu kiri kumvikana. Ni projet batekereje n'ubundi ibyo biganiro bisanzwe biri kuba. Nyuma y'amasaha atarenze 72 uyisugaruka ushaka kutwumvisha ko uhagaritswe iyo projet cyangwa se uwo mushinga kugira ngo ibiganiro bijye mbere. Nyamara uwo mushinga ahubwo wawuzanye kubera ko icyo uri kwita ibiganiro gisa nkaho cyanze. Ni ya pression militaire ndi kuvuga rero. Iran yatanze imiburo ndetse inabigaragarisha kurasa ku mato abiri ya Amerika. CENTCOM kugeza amagingo anagira abyemera ko hari amato yabo yarasiwe hariya hafi ya Hormuz. Ngira ngo ni ikirwa gihari bita Taska kikiri usohotse muri Hormuz gato usa nk'ugana mu nyanja muri kira gice cy'amazi ya Oman. Niho icyo kirwa kiri. Yego. Mu gice cy'amajyepfo kiri uburengerazuba bwa Iran. Niho ubwo bwato bwa Amerika bwarasiwe. CENTCOM yanze kubyemera. Hanyuma kandi Iran ibiherekesha kuko buriya buri gikorwa cyose cya gisirikare cya Amerika kirwerekezwa n'inyandiko ishimangira ibigiye gukurikira mu buryo bwa gisirikare bigomba kubahirizwa, otherwise na ya diplomasi nagiri buze gukunda. Kuko diplomasi iri gukunda kubera ko abahanganye ku rugamba either umwe yashyizeho impamvu ziri kugora mugenzi we bagatekereza ko basubira mu biganiro, cyangwa se
nicyo gihe cyo kugira ngo intambara ihagarare kugira ngo impande zombi zisubire mu biganiro. Ni ingingo zombi watekereza. Ariko hano ku byerekeye project Freedom ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni Irani yakoze reaction ya gisirikare ndetse iranabigaragaza. Benshi bumvaga ko kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite amato arenga 100 hariya, ingabo zirenga 15,000, noneho bari gufata n'izi fuel tanker zabo n'indege zikora ubutasi ziri kwirirwa zizenguruka hano hafi ya Emira z'Abarabu mu kigobe cy'Abaperse, zirakata zikagera muri Qatar hafi yari amazi y'ikigobe cy'Abaperse. Bakumva ko rira rondo, munyemerere mbyiti rondo, bakumva ko rira rondo bari gukora hari hafi y'amazi y'ikigobe cy'Abaperse mu gice mu gice ubwo hano ni habari mu gice cy'amajyepfo kuri ruhande ruriho bira bihugu byo mu kigobe. Irani kabiri haruguru aho bayireba mu gice twakita cy'amajyaruguru. Ayo marondo washyiraho ya naval blockade cyangwa se ya nkota iri mu kigobe cya Oman, bakumva ko ibyo bintu biri buze gukura umutima no gukanga ubutegetsi bwa gisirikare bwa Irani kugira ngo bugire imyanzuro bufata itandukanye cyangwa se ijyanye n'ibyifuzo byabo. Yego. Ibi rero IRGC yarabihakanye. Irabarasa ndetse si ukurasa gusa amato y'intambara ya Amerika, yabiherekeje kuva kuwa mbere kugeza magingo bamaze kurasa amato 4 y'ubucuruzi. Harimo ubwato bwa Korea y'Epfo, harimo nandi mato bivuga ko ari aya Emira z'Abarabu. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ngira ngo nabo basohoye statement. Yego. Gusa hari n'ubundi bwato bwarashwe bivugwa ko bwaba ari ubwa Korea y'Amajyepfo. Hanyuma niba ibyo bikorwa bikurikiye kurasa ayo mato agerageje gucara kuko yabwiwe cyangwa se yijejwe ko igisirikare cya Amerika gitangije umushinga wo guherekeza ayo mato y'ubucuruzi, hari ibihugu byashatse kwita biprofita cyangwa se ayo mato yafatiwemo harashaka guprofita ngatambuke, asanga IRGC yubatse urukuta rw'umutamenwa muri Hormuz. Nago iyi project guhagarara bishingiye ku bushake bwa Amerika, bishingiye ku gitutu cya gisirikare Iran yabashyizeho. Yego. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, harazamo nanone pression diplomatique. Hari ibihugu bitandukanye mu isi bivuga bikumvikana biri kugerageza guhosha uyu mwuka w'intambara. Hari ibihugu biri gukora ibishoboka byose kugira ngo impande zombi zumvikane. Ku isonga hari igihugu cya Pakistan, hari Uburusiya ariko n'Ubushinwa kandi bitari kuvugwa diplomatique ariko biri gukina ikarita igomba guhindura uriya mukino. Kubera ko ikarita bari gukina urayibwirwa n'iki? Mu kanya turabivugaho iby'uruzinduko rwa Dr. Abbas Araghchi mu Bushinwa. Yego. Kuki atagiye Londres? Kuki atagiye Paris? Kuki atagiye mu Budage? Ibyo si ibihugu ku rundi ruhande bisa nkaho biri kuvugira Iran. Ni ibihugu biri kuyivugira ku ruhando mpuzamahanga. Ni ibihugu byanagiye byopoza Amerika binavuga ko bitazohereza amato yabyo y'intambara ngo ajye gukora ibikorwa bya gisirikare muri Hormuz. Kuki rero diplomasi ya Iran aho kugira Londres, Berlin cyangwa Paris hitamo kujya Beijing? Tubibona mu kanya. Nuko hari uruhare rw'Ubushinwa muri iyi ntambara. Uruhare rwamenyekanye cyangwa se rwavuzwe ni urwo gutanga amakuru y'ubutasi yaho ibigo bya gisirikare bya Amerika ndetse n'ibindi bikorwa byabo byose mu burasirazuba bwa hagati biri gutangaza coordinates zigenda zigahamya neza aho ibyo bipimo biri. Ariko twibukiranye ko hari n'urutonde rw'indege, izi ndege nini za gisirikare za Airbus zagiye zigaragara zigwa ku kibuga cy'indege cya Tehran inshuro zirenze 5. Kandi mu makuru y'ubutasi yagiye hanze akemeza ko izo ndege zabaga zizanye ibikoresho bya gisirikare. Hakiyongeraho ko uribuka bafata bwa bwato bwa Tuska, iyi naval blockade ya Amerika ifata Tuska. Yego. Wabonye ko bayifatanye zimwe muri produits chimiques zifashishwa mu gukora ballistic missile. Byari biturutse mu Bushinwa. Bivuze ko Ubushinwa nabwo ni elema ifite ikarita kandi ishobora guhindura umukino. Nayo igomba kuzamo kandi kabiri hafi aho ngaho. Ni Dr. Abbas Araghchi ukubutse St. Petersburg yagane na Sergei Lavrov abiherekeza cyangwa se abipfundikiza kuganira na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya. Anabizeza, ntabwo nakibayiwe icyo kintu urabizi. Anabizezwa ko abizeza ko ubufasha bwose bazakenera bujyanye n'inyungu zabo muri kara gace baherereyemo. Yego. Agomba kububaha. Ubwo nubwo specifically atavuze ubwo ari bwo, ariko nta bundi bufasha Iran ikeneye butari ubwa gisirikare kuri ubu ngubu. Ntabwo Iran ikeneye nibyo yacuruza, ariko ntabwo ikeneye gucuruzanya cyane kurusha uko ikeneye kurinda ikirere,
ntabwo ikeneye gucuruzanya cyane kurusha uko ikeneye kurinda zino site zabo zitandukanye, abe zino site nucléaire, site militaire n'ibigo bya gisirikare n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ubwo bufasha twe twabubaze mu bufasha bwa gisirikare. Ariko kandi bakenera amakuru y'ubutasi nakomeza kubereka, kuko Irani ngira ngo nejo bashyize hanze amakuru agaragaza muvoma ziri kubera hara mu kigobe cy'aba Perse. Nago Irani ifite ikoranabuhanga kuri urwo rwego, ari impamvu ndi guhamya ko hagati y'Uburusiya n'Ubushinwa nibo bari gufasha Iran kumenya ingendo n'ibiri kubera hara mu burasirazuba bwa hagati. Ubwo ni bumwe muri bwa bufasha nyine bemerewe bari guhabwa. Hanyuma rero uku kuguhagarika binajyanye ariko no kuvuguruzanya, ngira ngo wabonye ko hajemo kuvuguruzanya hagati ya Marco Rubio ndetse na Perezida Donald J. Trump mu kwemeza ko iyi Project Freedom guhagarara atari uko yatsinzwe cyangwa se ari igitutu cya Irani, ndetse no kuvuga ko n'ahantu ihuriye n'iyi Operation Epic Fury. Mu yandi magambo bivuze ngo Operation Epic Fury yarahagaze cyangwa se yararangiye. Bura nicyo biba bishatse gusobanura mu buryo bw'isesengura amakuru, kubera ko byombi ni ibikorwa bya gisirikare kandi bakava ko ari ibikorwa bya gisirikare bitandukanye. Niba rero kimwe kitari mu kindi, niba iyo naval blockade yanyu gushyiraho iyo Operation Freedom bitari munsi ya Epic Fury, bivuze ko iyo Operation Epic Fury yarangiye. Icyo bishatse kuvuga kuko ntabwo wakora operation imara ubwo babyita iz'ubutatu ku gihugu kimwe kandi mu gihe kimwe, kandi zose zikaba ari operation ubona intego ari imwe. Nyamara bari guhakana bakavuga ko iyi Epic Fury ndetse n'iyi Project Freedom nta hantu bihuriye. Kwaba ari kwerekana cyangwa se kuganisha kuvuga ko iyi operation Epic Fury yarangiranye na tariki 7 z'ukwezi kwa Mata, ntitubimenye full stop, dushyira akabazo kuko nibwo hemejwe ira ceasefire. Tutazinga zarangira gihe ki, aho ratanga ultimatum, ndabigenza uko byaba yararangiye ntitubimenye Epic Fury question mark. Esira naval blockade bwaba ari ubwoko bushya bwa operation ariko yari igamije noneho guhangana n'urwego rw'ubukungu full stop. Icyo tuzi twe nuko ibyo byose byakozwe under the same operation Epic Fury. Hanyuma rero iyo contradiction iri kuzamo yo kwemeza ibintu muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, Pentagon ikavuga ibyayo, President Trump akavuga ibye, nabyo nyine birimo uko gucanganyikisha abantu cyangwa se uko kutavuga rumwe hagati y'abategetsi, ni kigaragaza tension cyangwa se urwego iyi ntambara igezeho. Uribuka Amerika itangiza gato ino Operation Epic Fury, niba ubyibuka numva baratanze iminsi itarenze 3, niba ndi kubyibuka neza. Batanze iminsi mike kugenda tukaharasa tukica abayobozi dushaka, tukarimbura ibikorwa bya gisirikare na site nucléaire tukigarukira. Ubu uyu munsi sindi kubara iminsi neza nyikurikiranya, ariko nta kuntu twaba tutari ku munsi wa 35 kuva tariki 28 36 uyu munsi aho ngaho hafi aho ngaho rwose, kuko ejo yari wa 35. Aha, umunsi wa 36. Muri ya operation agomba kumara amasaha barirwa ku ntoki, amasaha wabara rwose rimwe kugera kuri 72 nayo bara mu gihe kitageze ku munota. Turi kubara iminsi 35, amezi birarenze. None hakazamo n'ikintu cyo gushaka gukwepana n'icyamategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ateganya. Urabizi bagira itegeko ryitwa World Power Resolution ryo muri 73. Ni itegeko risaba Minisiteri y'Ingabo kuza gutanga ubusobanuro nyuma y'iminsi 60 mu kumurikira Kongere ya Amerika umusaruro, kuko ubundi ibyo bikorwa nyuma y'iminsi igihe kitarenze iminsi 2 Pentagon cyangwa se Presidence ya Amerika itaza itegeko ko bagaba ibitero bagomba kwita bimenyesha Kongere. Hanyuma hashi iminsi 60 Kongere igahamagaza cyangwa se Kongere ikongera gusaba Minisiteri y'Ingabo cyangwa se abandi bose bari in charge muri ibyo bitero ko bagaruka bakamurikira inteko ishinga amategeko ibyavuye muri za operation zabo. Urabyibuka tariki 2 z'ukwezi kwa gatatu, Vance ari mu bantu bamuritse cyangwa se na Trump ubwe nibwo yabwiye Kongere ya Amerika ko bagabye ibitero muri Iran. Ejo bundi mu minsi ishize tariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu, urumva iminsi 60 yari ishize, nibwo bagomba gusubira imbere ya Kongere bakayigaragariza ibyavuyemo. Urabizi ko bitwaje cyagiye cy'agahenge, baravuga bati dore ibikorwa bya gisirikare twabihagaritse tariki 7 Mata. Ubwo bivuze ko ntago iyi ngingo iyi World Power Resolution itureba twebwe, kubera ko dore nyuma y'iminsi ngira ngo idasaga 47
37 dore nibwo twahagaritse intambara, ibitero byarahagaze, turi mu gihe cy'agahenge, ni ukugoragoza ngo turebe ko impande zombi zakinjira mu biganiro zikaganira. Ibyo byose rero bizane nyine ubwo ni igitekerezo gikubiye muri bya bindi byo gukomeza gukwepa no kutavuga rumwe no kwemeza ko iyi operation yiswe Freedom ngo yaba yarahagaze ku bushake bwabo. Nta bushake burimo kuko n'ubundi bayitangije agahenge gahari. Trump mu gitondo cy'uyu munsi we ubwo twarebaga ibyatangajwe na televiziyo yo muri Iran Faris. Hano Donald Trump mu gitondo ubwo nibwo n'ubundi yanditse ku rubuga rwe rwa Truth Social. Ati dushingiye ku busabe bwa Pakistan n'ibindi bihugu ku ntsinzi ikomeye ya gisirikare twagezeho mu bikorwa byo kurwanya igihugu cya Iran ndetse no kuba hari intambwe ikomeye imaze guterwa mu kugira ku masezerano yuzuye kandi ya nyuma n'abahagarariye Iran twemeranyije ku mpande zombi ko nubwo igikorwa cya blockade kizakomeza gushyirwa mu bikorwa uko cyakabaye, gahunda ya Project Freedom yo iraza guhagarikwa by'igihe gito kugira ngo harebwe niba amasezerano ashobora kurangizwa no gusinywa. Perezida Donald Trump. Hano Trump yongeye kuvuga ko ari ubusabe bwa Pakistan n'ibindi bihugu. N'ubundi na mbere yavugaga ko agiye gutangiza iyi Project Freedom ku bw'ubusabe bw'ibindi bihugu. Akoze cyane. Ese Donald Trump wasabwe ibi bihugu icyo yasabwe ajya gutangira iyi Project Freedom yakigezeho guhagarika ibingi bavuga ko ari iby'igihe gito, ibyo bihugu bindi atatubwira ubundi byabimusabye kuki atabitangaza. Uvuze ingingo ngiye guheraho reka mite nyuririraho. Ajya gutangiza Project Freedom yavuze ko ari ubusabe bw'ibihugu aho amato yabo y'ubucuruzi afatiwemo hariya. Yego. Ibihugu biyagenzura cyangwa se byatumye byari byagiye guhahira kuri iriya soko mu kigobe cy'abaperse. Gusoza nayo yavuze ko harimo ukuboko kwa Pakistan. Nakubwiye ko Trump ni umuntu uri unpredictable. N'umuntu utegura imishinga ariko agashaka ko niba itagenze neza si impamvu zacu. Mu yandi magambo, nta kintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikora ngo gise nabi cyangwa se kibure kutagenda neza. Kuvuga ko yatumwe birashoboka, ntabwo haba kuri ibihugu baganira tuhazi, ariko tuvuga ibintu biri factual. Waratumwe nkuko hano specifies ukavuga ngo Pakistan, Oman n'ibindi bihugu n'ibindi byansabye ko iyi Project Freedom nyihagarika. Guspecifying ibihugu kanaka, either France, either Emirates z'Abarabu, Qatar, Arabia Saudite n'ibindi, bira bihugu byo wenda mu buryo bw'isesengura makuru wabitekereza ko bya bimusaba kubera ko ubucuruzi bwabo bwarahagaze. Kubera ko petrol batunganya n'ibindi stock ziri kubuzuranya ntago bari kuzicuruza. Hari aho rimwe na rimwe uvuga bari kwemeza ko inganda igice kimwe cyabaye shutdown. Novuga ngo ibice bimwe byarafunzwe kubera iki? Ntago bari gukomeze gutunganya petrol badafitana bari buyicuruza. Ni Arabia Saudite ifite ubushobozi bwo gukora utugunguru turenga miliyoni 10 ku munsi. None bari iminsi 60 bari utugunguru baba bamaze gukora. Niyo bakora miliyoni 10 mu minsi 60 bakora miliyoni 10 za buri munsi ni miliyoni 30 z'utugunguru bateretse hariya. Turagurwa nande bafite ububiko bwo kubika miliyoni 30 z'utugunguru kandi buri kanya bari kuraswaho ibitero biri kunyuzamo bikaraswaho. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ugasanga rimwe na rimwe nyine iyo ngingo y'ubucuruzi cyangwa icyo gice cy'ubucuruzi kirahagaze. Ibyo mu buryo buri indirect babitekereza ko babimusaba, ariko uku kwitwaza ibindi bihugu ni nko kuvuga ngo twebwe iyo tuza kuba ari twe twagakoze ibitandukanye n'ibingibi. Ubundi kabiri kanga Amerika ikora yabwiwe. Nabyo abantu bajya babitekereza. Yego. N'igihe ruzi Amerika ikora ikintu yabwiwe. Iyi ni manipulation ya President Trump. Intambara yamaze gucanga no kumurenga. Buriya bajeje bagira umwanya wo kujya ku ma X n'ama YouTube cyangwa se Facebook. Bajya bareba umugabo hoza yakoreye Fox, Tucker Carlson. Ndumva arakoreye Fox na CNN. Kimwe muri ibyo sindi kwibuka neza, ariko ndumva ari kuri Fox n'ibiganiro bye najyaga mbireba mbere. Tucker Carlson nubwo for now afatwa nk'uwigometse ku butegetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko n'umuntu ufite amakuru amwe twita y'ubwino. Ubuzi icyo bivuze kubera ko yagiye agera ibukuru kenshi, ndetse rimwe na rimwe n'abantu baganira niwe muntu wenyine tekereza umuntu wicaza President Vladimir Putin bakaganira
akamuha icyo kiganiro kandi tubara ko individual na gitangazamakuru ari gukora ntabwo ari Fox imwicaje si CNN imutumye we nk'umuntu ku giti cye byumvikanisha ubushobozi afite cyangwa se connection afite ituma abasha kugera kuri ayo makuru rwose ahafatirwa ibyemezo mu byitwa security room habe muri presidency ya Amerika cyangwa se muri ministeri y'ingabo ya Amerika bagira ibyo byumba bifatirwamo ibyemezo bya gisirikare byo ku rwego rwo hejuru hari ukutavuga rumwe harimo icyo yise eruption navuga ngo harimo igisa nka hari iruka y'ikirunga numva naga abantu ibitekerezo biri kubabira nago bari guhuriza hamwe ibitekerezo dukora ikintu dugikore twemeze ikintu tukemeze duca hane tubikore diplomasi yego gisirikare yego iyo eruption muri iyo security room irahari byo kudahuza ibitekerezo no kutareba ikintu kimwe ngo bamenye ngo niki kigezweho cyase gikenewe yego ubu fazi kwa turimo Janvier yari fazi y'ibiganiro iyo biza guhabwa imbaraga akaba yigiye cyo kwitegura bihagije twakwiye kuba turi kuvuga cyase turi kwishimira umusaruro w'ibyasinywa hagati y'abadiplomate ariko magingaya haracyarimo fote z'uko hemezwa raundi z'ibiganiro twajya kubona tukabona Jared Kushner na Steve Witkoff barakibereye Washington bari kugenda mu mihanda na zambwa zabo zo mu rugo barimo barazitembereza nyamara bari bakwiye kuba bicaye muri Islamabad mu kanya Dr. Abbas aragaca ati Pakistan ndaza kuhaca ariko ntago ndamaciye ngiye kuganira ndahaca ku rugendo rwanjye ruri individual cyangwa se n'umwe n'igihugu ntago ngiye mu mwanya w'ibiganiro so ibyo byose bigaragaze ko guca ibintu amazi kutavuga rumwe mu byumba bifatirwamo ibyemezo ni ubukana bw'iyi ntambara ikindi kita gisubiza cya kibazo cyawe ibyo kuvuga ngo yaratumwe n'ibihugu njye nabihakanye on my opinion nabihakanye ku bw'ingingo runaka maze kugaragaza haruguru ntabwo Trump yatumwe n'ibihugu iri operation nuko yabonye igiye gusubizwa bikomeye n'ibikorwa by'igisirikare cya Iran yego ahangaha nanone hari ibingibi byo kuba yahagaritse Project Freedom nyamara ejo nibwo twahoze tubona ndetse ni CENTCOM ubwayo yabyishyiye ku rukuta rwayo rwa X yavugaga ko ubwato bwa USS W Bush kuri ubu ngubu bwamaze kugera mu mazi mu nyanja y'Abarabu buri kugana mu kigobe cya Oman yego bwari bugaragiwe n'ubundi n'indege nyinshi cyane zigeze kuri 60 ngira ngo nyamara nanone uyu munsi nibwo nabonye Marian Ofor yanditse ko n'umundi yanditse ngo rivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kugerageza gusaba Ubushinwa ngo bube bwabafasha n'ubundi gufungura iyi nzira mu nkomane ya Hormuz Ubushinwa bwo buvuga ko nyirabayazana niko mbere bwavugaga n'ubu ngubu buracyabihamya nyirabayazana kugira ngo iyi nzira ifungwe ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi Dr. Abbas Arigachi nk'uko wabigarutseho ari mu gihugu cy'Ubushinwa yagiye kuganira n'ubundi n'uruhande rw'Ubushinwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ubushinwa aribwo zishinja n'ubundi gufasha Iran na Donald Trump aritegura mu cyumweru gitaha kujya mu Bushinwa ibi bintu byo niki bivuze muri aka kanya ese kuba Donald Trump yahagaritse ibi bikorwa kandi amata akiri hafi aha ni ukubera urugendo afite mu Bushinwa kuba ari gace agiyeyo mbere ye bivuze iki ntago kubihagarika wenda nagira mbihuriza cyane n'uruzinduko byiteze kuko yaruvuze kuva kera n'iyo operation itarajyaho cyangwa se Project Freedom batarayishyira mu bikorwa ntago ndi bubihuze n'uruzinduko afite tariki 14 nagihindutse hanyuma kugereyo kwa Ragaciho biri mu murongo wo kwagura diplomasi n'ubundi byatekerezwa ko gomba kuzajya mu Bushinwa byanze bikunze nubwo kuri calendar bitagaragaraga ariko byari byitezwe Ubushinwa nk'igihugu kiri kugerageza kuvuga kugira icyo gitangaza utakima umwanya mu bibera hari navuze ko Ubushinwa buri mu maelema afite amakarita agomba gucurika ikibuga ndetse Ubushinwa buri kugerwaho ingaruka zikomeye cyane buriye kuko urabizi neza ko 90% by'ibyo Iran yohereza hanze mu mahanga byose byigira mu Bushinwa n'Ubushinwa rero buri kumva icyo cyuho cya Iran kandi koko bagomba kucyumva kubera ko Iran nyine yari bafatiye runini mu kubagezaho ibikomoka kuri petrol kandi ku kiguzi cyo hasi n'Ubushinwa buri kurengera inyungu zabo z'ubukungu nk'igihugu cy'ibrandinze uko kugira ngo
nabo nyine uruhare rwabo rwumvikana, nubwo bashobora kugeza indi alternative. Ubushinwa buriya nabwo burakungahaye cyane, ntibabura naho bakuriye ibyo bikomoka kuri peteroli, ariko se hari uwanga rimwe yiyongera ku bindi? Hari imvugo nziza nari kwibuka neza ibivuga, ariko nta muntu wanga ikintu cyiza cyiyongera ku bindi. Uko kuba Iran ibyo bikomoka kuri peteroli bitakigera mu Bushinwa nicyo gikomeye cyane. Ntabwo bigiye guhagarika imirimo isanzwe, ariko icyo kiri buze kumvikana. Hanyuma kujyayo hari conspiracy theory yakomeje kuvugwa y'ibyitwa Crinks. Iyi Crinks ikaba unité militaire cyangwa se bloc militaire, bivugwa ko yashinzwe mu rwego rw'ibanga, igashingwa n'Uburusiya nabwo buyihagarariye, Iran, Korea ya ruguru ndetse n'Ubushinwa. Iyi bloc militaire ya Crinks ikiri conspiracy theory ikaba ngifite intego yo gukora neza nk'uko OTAN ikora. Yego. Opoza ba OTAN, ariko noneho mainly guhangana na hegemony ya Amerika hirya no hino mu isi. Urenga OTAN bakubwira ko amateka ya OTAN rwose yashinzwe kugira ngo Amerika ibashe kugenzurira hafi ubumwe bw'Abasoviete mu bihe bya nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. N'ibihugu byinshi byagiye bijyamo ni ibihugu byabaga byegeye aho ngaho Union Soviétique, byaranakurikiranye. Ubona ko n'Uburusiya bimwe mu bikorwa bakita ibikorwa bya gisirikare bagabye muri Ukraine, bavuga ko bashaka ko OTAN yegera mu marembo yabo. Yego. Wajye ubyumva cyane. Ati Ukraine mu marembo y'iwacu, ntabwo tubemera ko mwaba ba membre ba OTAN, cyangwa se OTAN ifata ibikoresho byayo n'amamisile buriyigira ibyitwa nuclear sharing program, aho leta zunze ubumwe za Amerika zigenda zihereza ibihugu bidatunze kirimbuzi kubigira. Ati ese Ukraine bihindutse membre wa OTAN, iyo nuclear sharing program ikabageraho na threats ku mutekano w'Uburusiya, ni kirimbuzi zije kuduhagarara imbere. Mu gihe Uburusiya nabwo nyuma bwaje gukora ibikorwa nk'ibyo, abakuru badukurikiye barabyibuka ibyiswe Cuba Missile Crisis mu 1962, ubwo Union Soviétique ateruraga intwaro kirimbuzi ikajya kuzishinga neza hafi y'amarembo areba muri leta zunze ubumwe za Amerika, hano hafi muri kano gace kegera Havana, hano muri Cuba. Ibi byose rero bisobanura uruhare habe mu buryo bwa gisirikare n'uburyo bwa diplomasi ibihugu byombi bishobora gukina. Nyivuga rero kuri ya Crinks, bikavugwa ko buriya kimwe mu byajyanye Basara gacariya, tugiye kure ya diplomasi cyangwa se tutagiye kure ya diplomasi, nayo iri bugumaho ngaho no kuganira ku bishobora kuberayo, nayo ni ingingo bitekerezwa ko igomba kuganirwaho. Ariko nyirizina none nge nkabona ko buriya Hormuz niyo ngingo nini y'abadiplomate bose aho bicaye mu isi bakwiye ko bari kuganiraho, kureba uko ari amazi afunguka kandi bitari hostile cyangwa se bitagize uwo bibangamira. Kubera ko urebye amategeko IRGC yashyizeho ku munsi w'ejo basohoye, ni amategeko avuga ko ukuntu yanditse, ubwato bushaka guca hariya hazajya baho kwandikirana ku butumwa kuri email, ni ukubanza kwandikira IRGC ikakwemerera, ariko ikakwemerera bamaze kwishyura. Ingingo Amerika yavuze ko itakunda, kuko Amerika ivuga ko izarekura Hormuz isubiye uko yahoze mbere y'iyi ntambara. Uko Hormuz yahoze ni gute? Ni ka kajagari buri wese uciyemo arabyumva. IRGC ikavuga ko itsimbaraye kuri iyo ngingo y'uko izo tools zigomba kwishyurwa. No matter what, izo tools zigomba kwishyurwa. So urumva rero ko ni byinshi byakamugenya, ariko icy'ingenzi mbona ni ukuganira kuri Hormuz niyo experience. Hanyuma nago natafata uruzinduko rwa Trump ngo mite nduhuza no guferinga kuri project Freedom yabo yanze kubera igitutu cy'igisirikare cya Iran.